Bavandimwe mukunda kwiga, nshuti bakunzi ba Unguka Ubumenyi Post. Uyu munsi mbazaniye inkuru yihariye. Inkuru irimo inyigisho zifite uburemere. Iyi nkuru ishobora guhindura uburyo wabonagamo ibintu, uburyo urebamo ibintu, uburyo ureba amakosa y'abantu, ndetse n'uburyo ushobora kubafasha. Hari ibintu bibiri bigoye cyane mu buzima. Ikintu cya mbere buriya kigoye ni ugukosora umuntu utamukojeje isoni kandi utanamukomerekeje. Noneho no kugira ibanga ry'amakosa yabaye hagati y'umuntu n'umutimanama we, hanyuma ukaba wamubikira ibanga. Ni ibintu bigoye kuko abantu benshi ntibashobora kugira ibanga. Barahari bagira ibanga ariko ni bakeya. Umuntu ushobora kubwira ikibazo cyawe cyangwa se ushobora kukubona mu makosa akakugirira ibanga ntabibwira abandi. Ntabwo twaca urubanza yuko abo bantu badahari, ariko abantu bahari ni bakeya cyane, bafite umutima w'ubupfura, ubugwaneza n'ubwitonzi budasanzwe. Inkuru turi bubabwire uyu munsi, turababwira inkuru y'umwarimu. Ariko uwo mwarimu ntabwo inkuru ye ahanini ishingiye ku burezi gusa, ahubwo ni inkuru irimo ubupfura, inkuru y'ubugabo, inkuru y'ubwenge, kandi ni inkuru ikubwira ko amagambo yose ushobora kuvuga ashobora kugira ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi ku muntu yabwiye. Ni inkuru isobanura ko rimwe na rimwe guceceka ari byo bivura umutima kurusha amagambo. Mutega amatwi mwitonze mwumve iyi nkuru y'umwarimu n'umunyeshuri we ukuntu byagenze. Umugabo ukiri muto cyane yahuye n'umusaza mu nzira, aramubaza ati, waba unyibuka mwarimu? Umusaza aramureba, atoya mwana wanjye, ariko wanyibwira? Nuko aramusubiza ati, nari umunyeshuri wawe. Umusaza aramushimira ati, ni byiza cyane, none se ubu ukora iki mu buzima? Uwo mugabo aramubwira ati, nabaye mwarimu nkawe. Umusaza aratangara ati, ni byiza cyane kubyumva, none se ni iki cyatumye uhitamo umwuga w'ubwarimu? Umusore aramureba buhoro, aramubwira ati, ni wowe wampinduye. Akomeza agira ati, rimwe umunyeshuri yareze mu shuri ko yibwe isaha. Wabajije abayibye, nta n'umwe wigeze amanika akaboko. Noneho wadusabye guhaguruka twese, utubwira gufunga amaso, watangiye gusaka mu mifuka ya buri wese. Ngezeho isaha wayisanze mu mufuka wanjye, ariko ntiwambwiye, ntiwananyandagaje, wakuye isaha mu mufuka wanjye bucece, uyisubiza nyirayo, nta jambo na rimwe uvuze, watubwiye kwicara dukomeza amasomo. Kuva uwo munsi nakwigiyeho ibintu bibiri: gukosora umuntu utamubabaje, utanamukojeje isoni, no kugirira ibanga uwaguye mu makosa. Nicyo cyatumye mpinduka nkaba umwarimu nkawe. Umusaza arumirwa ati, ese burya ni wowe wari wayibye? Umusore aramubaza ati, kuki utanyibuka kandi ari njye wakosheje, noneho ukanandeba ukayinyaka ukamenya? Umusaza aramuhumuriza ati, nanjye nakoze ibyo nabashaga gukora, nafunguye amaso nyuma yo kubasaka mwese. Sinigeze nshaka kumenya uwibye, nari nshaka gukosora amakosa, sinari nshaka kugukoza isoni. Ubu ndabimenye neza ko ari wowe, ariko icyo gihe nanjye sininakumenya. Iyi nkuru rero hari isomo uyu musaza w'umwarimu, uyu musaza wahoze ari umwarimu, hari isomo atanga. Icya mbere, gukosora umuntu si ukumunenga, ni ugufasha umutima we gusubira ku murongo. Hari abantu bakosora kugira ngo berekane ko ari bo bakomeye, ko ari bo nyangamugayo, rimwe na rimwe bakanakosora basesereza. Uyu mwarimu we yakosoraga kugira ngo yubake abantu, kugira ngo umuntu yiyumvemo amakosa, ariko ntawe umenya amakosa ye atamukojeje isoni. Ikindi twakwigira kuri uyu mwarimu,
ni ugutanga icyubahiro ku muntu wakoze ikosa, kuko iyo umuhaye icyubahiro ni ikimenyetso cy'ubupfura. Umuntu waguye cyangwa se umuntu wakosheje si byiza kumwerekana ku gasozi mu gihe nta bandi babibonye. Mukosore mu ibanga, azahora bigushimira. Cya gatatu, uburezi bwa nyabwo ntabwo ari ay'amasomo yo mu ishuri gusa. Hari abantu bibeshya yuko uburezi ari ay'amasomo tujya kwiga ku ishuri. Nubwo nabyo ari byo, ariko uburezi bwa mbere ni umutimanama. Iyo umwarimu afite umutimanama mwiza, niwe murezi uba ukenewe gusumba abarezi bapurika ibyo bize batigisha ngo bahindure imitima yabo bigisha. Ikindi twakwigiramo, hari igihe guceceka bishobora kuvura ibikomere kurusha amagambo menshi. Ikindi twakwigiramo ni ukwibuka neza nubwo abandi batakwibuka. Ni isomo ry'uko ibikorwa bishobora gukomeza kurusha izina ry'umuntu. Icya gatandatu, ikosa rishobora guhindura umuntu ubuzima bwe bwose iyo rifashwe neza. Nk'uko tubizi, gukosa, nta muntu udakosa, ni igice kigize ubuzima bwacu. Ariko mu cyongereza hari icyo bita learning through mistake. Iyo ukoze ikosa, rya kosa ukoze ukagira amahirwe ukabona ugukosora, ukamenya ikosa ryawe, wakagombye kwigira ku iryo kosa kutazarisubira, ndetse ahubwo amakosa wakoze ukaba wafasha abandi kubakosora, ariko utabakosoye ngo bashyire ku gasozi, ahubwo ukabakosora mu kinyabupfura nk'uko twabibonye haruguru. Uyu musore yarahindutse kuko yakosowe mu bwitonzi. Rero ushobora gukosora umuntu, wamukosora nabaho kugira ngo ahinduke, areka amakosa ye, ahubwo akaba umunyamakosa kurushaho. Uyu musore iyo baza kumukosora bakamugaragaza mu bantu ko ari we wibye, yashoboraga guta ishuri, yashoboraga guhindura ikigo, yashoboraga kugira n'indi myitwarire itari myiza kubera yuko yagaragaye imbere y'abantu. Ikindi, abantu bakomeye ni ababitse ibanga ry'amakosa yabaye mu buzima bw'abandi. Ntabwo kugaragaza yuko ukomeye cyangwa usobanutse bigaragazwa n'uko wabonye amakosa ya mugenzi wawe ngo wirirwe umubunza ku gasozi. Oya, ahubwo niba ubonye mugenzi wawe afite amakosa, musange umuganirize, nahinduka nawe uzaba uhinduye ubugingo bwe bw'ahazaza. Ikindi, kugira imbabazi ntibivuga kudahana. Nubwo ushobora guhana umuntu utamwandagaje, ariko ntibisobanuye ko niba wamuhaye imbabazi utamuhana. Ugomba kumuhana ariko utamukojeje isoni nk'uko twabibonye. Ikindi, ibyo dukora uyu munsi bishobora kuzahindura ejo hazaza h'abantu tutazi. Ibikorwa ukora ejo cyangwa ejo bundi bishobora guhindura umuntu directly cyangwa indirectly. Yareba ibyo wakoze nawe agakuraho isomo, agahinduka umuntu mwiza. Niyo mpamvu dusabwa gukora ibintu byiza, tukabikora mu bwitonzi n'ubushishozi, kubera yuko ababa tureba ni benshi. Isomo rero bashobora gukura mu byo twakoze rishobora guhindura ubuzima bwabo cyangwa se rikabagira ababikurushaho. Tujye dutekereza mbere yo kugira ngo dukosore cyangwa se tugire ibyo tuvuga cyangwa tugire ibyo dukora, tubanze twashishoza, tubanze twatekereza. Ikindi, ubu bugwaneza bw'uyu mwarimu byatumye byabyaye undi mwarimu, byabyaye undi mwigisha. Ni ikimenyetso ko ibikorwa byiza byacu, iyo dukoze ibikorwa byiza, abandi batwigana. Rero bavandimwe, iyi nkuru tubabwiye ni inkuru y'urwibutso rukomeye ku buzima tutakwiye kwirengagiza. Noneho tukaba tudakwiye no gucira abantu imanza tugendeye ku makosa yabo yo mu gihe gito, kuko hari ibyaha abantu bakora ku gitutu cyangwa se pressure, ari ibyaha atateguye gukora, akabikora ariko bimutunguye, cyangwa se icyo bita kugwa mu ikosa, agakora icyaha yakiguyemo atari ibintu yagambiriye ku mpamvu zidasobanutse, cyangwa se hari ikigeragezo runaka yahuye nacyo
kigatuma akora icyo cyaha. Ariko uko tubakosora, uko tubafasha gusubira mu murongo, nibyo bibahindura abantu beza. Uwo mwarimu ntiyari azi ko ariko biba imbuto izavamo undi mwarimu. Nawe rero wumva iki kiganiro hano kuri Unguka Ubumenyi Post, umenye ko ubugwaneza bwawe bushobora kuba ari bwo buzahindura umuntu w'ahazaza. Nanone wa mwarimu wacu yavuze neza ati, umwarimu wacu wo muri Bibiliya, abenshi tugenderaho abakristo, hari isomo yavuze abwira abantu ngo twere gucirana imanza. Yaravuze ati, banza witokore umugogo uri mu jisho ryawe mbere yo gutokora ijisho rya mugenzi wawe. Rero icyubahiro tugira hano muri iyi si tugiheshwa n'ibikorwa byacu, ntabwo ari amagambo yacu. Niba iyi nkuru ikugiriye akamaro, niba igukoze ku mutima, niba hari isomo uyikuyemo, ntugende udakanze subscribe. Nukanda subscribe uraba uduteye inkunga. Hari abantu bumva inkuru bakumva ikiganiro cyacu hano kuri Unguka Ubumenyi Post, bakagenda bataduhaye subscribe, ntibajye no muri comment ngo batubwire ngo ibintu mwatubwiye ni byiza cyangwa se mukosora ibi. Ibyo tuba tubikeneye kuko igituma channel yacu ikura ni ibitekerezo byanyu. Iyo ikiganiro kikuryoheye, niyo cyaba kitakuryoheye birashoboka, ariko hari undi kiba gishobora kuzafasha. Ushobora no kugisharinga ukagihereza bagenzi bawe ku mbuga ubamo, ugiye aho hasi handitse share, warangiza ugakora copy link, warangiza ukajya ku rubuga rwa WhatsApp ubamo, ukaba washaringa inkuru nziza nk'iyi ngiyi, kuko sosiyete yacu ikeneye guhinduka. Kanda subscribe, uraba uduteye inkunga, ukande like, nurangiza ujye no muri comment uduhe igitekerezo, utubwire uko wumvise ikiganiro, unatubwire ibindi wakumva wumva twabakoreraho ubushakashatsi. Iyi channel ikora ibiganiro bishingiye ku ikoranabuhanga. Ikindi tukavuga ku madocumentaire, tukavanga n'amateka y'ahantu hatandukanye, noneho hakaba hari n'inkuru zigezweho tubasomera rimwe na rimwe iyo bibaye ngombwa. Rero mukomeze mubane natwe, ikiganiro nakagaruka. Imana ibahe umugisha.